nta wamfashije muri commentaire ahubwo nafashijwe kuri telefone abantu barampamagaye barambwira bati natwe twabonye Kazungu ari uriya mugabo neza neza niba atari umwana we ni murumuna we niba atari murumuna we ni umwana wa se wabo nta kuntu bataba bafitanye isano ndababwira rero abari hafi y'uwo mugabo nyine ndababwira ati mumbabarire mugerageze mundebera imyitwarire ye ukuntu imeze naratunguwe nyine kuko nawe ni umuntu uri navuga gutera hari ba bantu baba bari arrogant bagira bwabwiyemezi yego biyumva nyine kubona sinzi niba nakuvuga hari umunyamakuru ukunda kuvuga ukuntu aziranye n'abantu bakomeye ndamuzi ntago numuvuge yego kanaka turaziranye kanaka arabizi nawe urumva abantu bameze gutyo yego ntago nzi indwara baba barwaye psychologiquement cyangwa se iki ariko bigirira akantu nyine ko kuvuga ko baziranye n'abantu bakomeye yego uwo mujama rero wa Kacyiru nawe ari muri bene abo bantu kuko aninjira muri quartier twe tumumenya muri za 94 yavugaga abasirikare bakomeye abanaga nabo umva hano nabihurije uraza kumva impamvu nabihuje hanyuma ndababwira nti nyine umuntu wamamagaye ndamubwira nti uze kundebera imyitwarire afite wenda nkana ari kuganirira ese aravuga iki kuri Kazungu ko Kazungu ni sujet yego iri kuvugwa mu makaritiye mu mamodoka ubungubu umukobwa asigaye avugana n'umuhungu akamubwira ati wansuye ati mbabarira utaburi Kazungu wabonye n'udukomedi batangiye gukora yego guess what uwo mugabo yari arimo kwigamba avuga ukuntu azina nimero za Kazungu abana azifite yewe ati n'umuntu wanjye ati na nyina kagenda atanga details amuzi azi n'ahandi hariya yabaga azi ibintu byose aritangwa navuga ati iriya nzo bafite nanjye niyo nari mfite nkiri mutoya uzabumva arimo kuvuga ngo sinjye utera inda njyenyine yego uzabumva abwira umugore ngo twarongoranye naguhonze urambaza iki inzira ari nyabagendwa uzabumva namwumvi ari nundi numvise ariko we niba yaramuteye inda nimba ari ukubyamana gusa nimba ari iki yawo ku gihe.com bira nibiki mwana ako ntabwo muzi yuko uryamanye n'umuntu muba muhanye igihango mureke rero guhana ibihango n'abantu mutazigera muba proud ko mwabihanye sibyo umubiri ni ukurya ukajya kugura ku kiro ukoresha agakingirizo cyangwa se sinzi cyangwa umwiyake ariko wirinde kumukoma ku buryo asigara yataye umutwe yirirwa kubaza harya wa munyamakuru rera witiriwe wa Melody mwarakoranye ntago nigeze nkorana nawe ariko turaziranye sinabivuze nabyo bakansarana yego nanabivuze muri commentaire baravuze mu kiganiro hano bahita bavuga ngo oya ngo mwana ngo adeni ngo zarapimwe ubwo se munsi zapimwera ngo zarapimwe ngo basanga ariko umuntu muzima z'ubwenge sibyo yanga umwana oya uziko ariko mama murimo no kwibuza imigisha yego uziko abaye atari uwawe burya wanamufatira icyo ukaklininga image yawe muri rubanda yego ubuse nibiramuka bigaragaye ko ari we none nimbase umugore yaramubujije umugore sa kubuza ijuru nkande reka kwakira umwana n'ukwakira ijuru ntago bikwiriye gukomeza kubaho muri 2023 n'ukuri njya nshyigikira ibiki nkagerageza ukuntu ngoragoreza ibintu nkagira gute ariko nibasanga uriya mwana ari uriya muhungu bazabirebe kabisa ko basanze ari ushaka uburenganzira bw'uriya mwana ko ngo basanze ari we hazamo ibindi bintu bikomeye ibiye bintu bindi uriya muhungu bivuga ko ngo uriya mugore yabyaye afite 17 yabyaye afite 17 ewe urumva ko yasambanyijwe afite 16 ese ko icyo atakurikiranye ngo icyo cyaha gisibanganye DC TV Rwanda.
Ninda basuhuje ni yemwe mbaye n'ikaze mwe tubana umunsi ku wundi nimwe mukunda mukanakurikira amakuru n'ibiganiro byacu 5 kuri 5 ni DCTV Rwanda. Jewe nitwa Romeo Janvier ni kumwe na Mugwiza umeze fresh cyane. International Yoga Day. Gahunda ni ukugwiza. Kugwiza ubwenge. Kugwiza ubwenge, ubwiza, igikundiro, amafaranga, ubukire, kugwiza cyane cyane ubwenge, ariko kubwenge nibwo buguhesha n'ibindi byose bisigaye. Kugwiza urukundo n'igikundiro, kugwiza amahoro. Ngo muri iminsi ngo umubyeyi ubasha kugura akanyama ngo n'umugabo. Yego. Nkamva. None ngakarya n'ifiriti. Inyama se ko twaziretse n'ubundi. None ngakarya n'ifiriti. Byayo makuru nayo mfite kuko n'ubundi nakizirya n'amafiriti nayaretse. Kubera ukuntu turi kujya n'abana ku ishuri. Ngo gusagura y'agafiriti. Nguri kuba warizigamye nk'imyaka 30 yashize. Aya, ariko sundi agafiriti ubundi bura agafiriti n'ubusirimura. Agafiriti n'ubusirimu. Kare. Mugwiza. Agafiriti n'ubusirimu kwawo ariko se kwanje. Aha, sawa. Ikirayi wenda wagitogosheje ugahita ugishyiramo agatunguru, ugashyiramo n'agaperisiri nge numva ari bwo busirimu. Yego. Ubwo kigaragara neza. Ugiye kuba honete. Iyo wasuwe. Iyo wagize abashyitsi. Haka abashyitsi ubategurira ibihe byo kurya. Abashyitsi nibazakurisha ibyo utari. Oye uretse se ngo utangiye kwidefana. Cyakora ikintu nkora kugira ngo byorohe kugira ngo bitagira. Mitanja ahantu bita bahita ngo ikiharya ibishenyi. Ya n'ibishenyi. Bishenyi ya Ruyenzi. Kazana inkoko nk'ebyiri. Cyangwa se inyama. Kandi kiza cyaho nyine hava abana zibaza. Kazikoza ku mashyiga neza zikanza ukazikorera icyo bita griller. Ukazigirira. Hari ukundi kuntu babyita nibagiwe. Ngenzi ubwo nemijyanye no kugiringa byo kotsa nyine birasanzwe. Nyine babimeze nka ziba zimeze nka zihumura neza iyo bazitetse. No kuzibabura. Kuzibabura. Hanyuma ugasigaho ibirungo byose ugatereka mu mazi, ugatereka ku ziko. Tereka mu mazi? Nta mavuta. Ayo mazi ariko akaza kubyara isosi baza kunywesha. Nta sosi z'amahubwo y'amazi arakamazi gashya ko yakaba ari inyarwanda ntago zishwanyaguka nka bya bindi by'ikizungu. Noneho zigashya neza nyine ubwo nyine ni ku bantu badafite ifuru ubundi abandi bafite ifuru bashyira mu ifuru. None bakarisha iki? Nta gafiriti kaza kuri ibyo biri. Wapi ni ikirayi gitogosheje kirimo perisiri. Kabakorera n'agasalade ku ruhande. Abashyitsi ngira se n'ubundi kaba ari abashyitsi b'abasaza bagenzi banjye n'abasore. Amagara umwana yica akanyoni bangana. N'abakecuru hari umusore usura. Ahubwo ndumva abashyitsi bawe n'abashyitsi b'abavi. Abashyitsi bawe ubategurira imyungu n'amadege. Ni imyungu amadege. Uwo tutari busangire imyungu n'amadege rwose ajya yigumirayo. Ariko abashyitsi aho hantu waryoherwa nko kugira umushyitsi w'umunyarwanda cyangwa umunyarwandakazi ariko maze igihe kinini aba mu mahanga. Ubwo buryo wabo mwakiramo akishima cyane. Cyane rwose nibura niyo umutogoshereje agatoki kamukubita iteke ryiza kagashyiramo ubunyobwa ubundi ukamuzanira akaji k'inanasi wikoreye. Wikoreye atari ibyo mu bipapuro. Ubu mufashe neza. Ubundi wajya guteka amagi kugira ngo umutekere amagi neza ukayateka ari poshe. Abari hagati yo gutogosa no kugira ushyira ku ipanu ugashyiraho utuvuta dukeya nyine. Ariko n'utari wafatwa n'ibirwara. Hari ubaratangiye gufatwa n'indwara nyine ukashyiramo ukayatogosa noneho umuhondo ukawukuramo ukawuha abana ukamuha umweru wonyine. Mwebwe buriya burya umweru gusa. Bagiye impande si ikintu. Tugakora salade irimo imyeru gusa. Ubwo ndumva ubwo ne kunyama mu isosi gusa. Kunyama ahubwo isosi ntago tuyinywa. Isosi birimo acide urique. Uratogosa isosi ukayishyira hari abana bakayitogotesha ibitoki. Ubwo nyine bakumbuye akanyama kandi ubwo ni rimwe mu mwaka. Kandi ko k'umweru. Umara kugatogosa ugashyira hariya ugahita ukatiramo ibitunguru, poivro, celery, nyama poivro y'amabara ubundi
bigasa neza ukabona kurya. umwanzi ukomeye mu buzima bwanjye no wankura ku nyama. Nuko kwimana umwanzi yampemukiye umeze fresh ariko meze fresh turi kwitegura ya tariki yacu ya 6 z'ukwezi kwa 10 aho tuzatangiza imyemerere ibereye umunyafrika tukazatambagira ku gicaniro tukereka abantu ibyo mazemo imyaka 14 yose. ngo maze ubushakashatsi imyaka 14 ashambage nayo rero uvuga ngo imyaka 14 ndayimaze rero imyaka 14 ubwo iyo myaka ubutubwiramo y'ibibazo wagiye uhura na byo bigiye bitandukanye. 2008 nibwo nasohotse muri Témoin de Jéhovah. 2009 ninjira muri Rastafarism. Naho ngaho mbarako natangiye ubushakashatsi byimye. Kandi ngo na murasti udacoma. Umurasti udacoma nyine nanjye ne mama nese mbireka. Noneho 2009 ni nawo mwaka burana ninjiriye kuri Facebook nujyaho kuri profile yanjye uzahita ubona ko 2009 nibwo ninjiye kuri Facebook officially as Mugwiza. No ngewe nzi guhakinga Facebook. Sha uzayihakinge rwose. Hari ibintu abantu bajya bakora kireka ariko nabyo bikozwe n'umuntu w'umuhanga. Waruzi ko username umuntu atangira kuri Facebook. Iyo atari umuhanga nkanjye ngo abashe kuyeditinga ayihindure abakiri yindi muri link yabarimo izina niba natayita ariko menye ko ngewe ikintu nakoze amanuza ama account nabanjirijeho narayihoreye uburyo n'amanimero rega narayahinduye ubu nakoreshaga inimero ya 078840 ndayireka watangiye kuyaka indi ya 0788 8851 nayo ndayireka. Fata indi ya 078121 nayo ndayireka. Gusa urumva wankuraye. Siko natangiye kuri Facebook nitwa Nyirarunyonga ariko. Ngoki? Birabeshya nawe. Birasekeje cyangwa se simbi. Twakoraga icyo gihe ibintu bitaga ama fake account nako nuza ama mask. Yego. Nari mfite yitwa Nyirarunyonga. Buke nita Adera Mukasine. Nyirarunyonga se mbaza ngo irindi nitwe kati Beyonce. Bigashika nashiza agafoto k'umukobwa w'umunyetiyopiya usutse utunwere. Abagabo bagashika umva twakubona gute ariko nawe umva Beyonce Nyirarunyonga uvuga ikinyarwanda. Nyirarunyonga Beyonce. Ukerera byose mbivamo. Ita wibera Jerry Mugwiza. None se naranje kwitwa Rasi Geraldine. Rasi Mugwiza. Nyuma mbivanaho byose nshyiraho Mugwiza Jerry. Ko mbona se utagifite account kuri Facebook kugira page gusa. Byose biriho. Nuko ndi kubona page gusa. Mfiteho page iri gukurikirwa n'abandi mu mbi nk'iki. 6 na magana 4. Page. Se ko barantuburiera ko mperuka umuntu nabwenga binkorere ambwira ko iriho 10,000. No, ifite abantu 6,400. Oya. Kubeshya dore 10,000 ngibi. Ufite iyi ngiriho igisiga. Oya, ifite ya Jerry Mugwiza. Ahubwo ushaka kuba urimo kujya ku yindi nigeze gufungura bamfungiye. Yo ngiyo ni profile nyine. Iyi ntago ari account. Ni account yanjye. Yo niyo account yanjye. Wapi? Bayigize page. Nayo bayigize page se. None se niyiriho igisiga nayo ikaba page ubwo mfite page ebyiri. Birashoboka. Kuko rwose. Ahubwo ni Facebook yabikoze. Kuko ubu nge najyaga nicara nzi ko mfite ntacyo. Katwikomereza. Jerry Mugwiza rwose nimo ndayibona rwose. Nashaka kugira ariko nayibona ndi kuri machine. Nibwo nareba uburyo account zawe wazizanye uko wazitangije. Izo zose Facebook rero wabariye amafaranga zaba abagabo. Bande wapi? Wayamurya gute se? Barayatanga. Abakugati ndagushaka nkubone. Gahita uvuga uti sasa ngangiye kugaragara. Ndi bumwiyereke ahita abona ntari wawo ndabona kuri profile. Gahita umuragira. Kamwihore. Barayakuriye. Gute se? Ari igisore cyari gise. Beraneira. Beraneira. Yego. Hewe, gifite udufoto twiza tw'umukobwa. Ndatereta. Hewe, ndamanuka.
ukajya umuha amafaranga se 2012 na rimwe ndaterese turagiye kuri Facebook na message ngo zaje zitangiye kwamamara cyane. Wirirwa utereta umuntu wo muri vaco. Yego. Oya. Arangije ati ndamugana tubonane gute rero twagomba gura kugikoka hano kwa Rubangura. Turavugana arambwira ati ngiye rero mba niba ari Rwamagana. Aturamatike. Ati nkayigukoza mu muhungu w'i Kigali. Icyo gihe harya bari baratangiye kohereza kuri Momo. Yego. Nimero ibaruye kuri ku mazina y'umuhungu. Ndamubaza. Ni Tigo Cash I think. Ndamubaza. Mubajije nti yame rero ni kuri musaza wanjye bitenya bikuza ku mu agent ati mitenza ndashaka kuza ubona ko twagiye. Yego. Muhungu nanjye naye nashyuhiranye. Ari 2026 sini muri yo range mbaneretse amafaranga ya 2012 shaho uza amatafari naye nayikorera kunangana. Nikoreye amatafari ino mitsi yenda guturika urangije yaha umuntu ngo kugira ngo aze kugusura. Tereka tumukonzi wanjye tutaranavuga numva ukuntu shaka umuntu ari ikigoryi. Ntago ari ikigoryi. Ni se tuvugana ni telefone yanjye apfuye mikoro yo hasi ku mutima ati nanjye aratunda amatafari nzayigore ikora mikoro nziza nyiho umukunzi. Byarangiye maze kuyamuha nimero ndumbure ayiwe 600 yanjye yangane ndararuka mvibugande namburiwe mbara nizere ko wiyakiriye niyo wa mbere n'uwanyuma niyo waza wisize ibiki ariko ni inkuru duhuriye abantu b'igitsina gabo faranga baraya no mu mahanga bararikika zino Instagram abantu barya amafaranga shabara barya no kuri kwimana ubwo nenzi ko na Nyirarunyonga nawe yari yarize umushinga Nyirarunyonga nago yigeze arya amafaranga y'umuntu wari we wese reka se nayo kubitekereza gute nubwo bwose nari narakoze izo fake account kwa ko nabaga ndi no muri Témoin de Jéhovah kwa ko nanga ko hari umuntu uri bumbone agahita amenya ko ni wa muhamya urimo kugenda agira ari kuri Facebook ubundi nkajya mbaha koko. Yego. Hari group twabagamo yitwa akariho abantu bari akariho ni kavugo akariho karavugwa jemwe nanjye ndarongo mambure bakariho karavugwa urumva ni danje ariko wumve ko ubushakashatsi twarabukoze nyine cyane ariko ubwo nyine nako karagaciyemo ubushakashatsi nabushingiye cyane ku mpaka abantu bagirana zishingiye ku madini. Impaka zishingiye ku madini buri wese ashaka kwemeza undi yuko ari uri mukuri ari ufite ukuri nyine mu bijyanye n'imyemerere. Abandi bayobye ko abandi bayobye noneho hakaba n'ukuntu tubayeho dukweshurana buri wese ashaka kwemeza undi ko ari ukaze. Yego. Umudive ashaka kwemeza umukatolike ko umukatolike asenga ibigirwamana bityo ko akwiriye kuba reka katolike akaza gusengera mu badive. Umupantekote agashaka kwemeza abandi bose basigaye ko ari we wenyine ufite umwuka wera. Umuyisilamu akavuga ati ni njyewe nyine uzajyana abantu mu ijuru kubera ko mwebwe buriya gahunda zanyu ni ubupagani nk'ubwo. Muri abakafiri buriya twebwe dufite ijambo ry'ukuri ryatanzwe n'intumwa Muhammad. Gutyo nyine buri wese akurura yishyira hari icyo bwagezeho cyangwa buracyari gukorwa ahubwo ubu nibwo bugomba kugira icyo bugeraho kuko niba narabgukoze nkabwigumishamo nkaba mfite n'abantu dushyigikiranye mu buryo bw'umwuka ubu nibwo bugomba kujya hanze nyine bugahabwa abo bwashakashakirije. Nari nibagiwe ko uyu munsi turi 26 nibwo Kazungu ari busomerwe. Kazungu arasomerwa. Yego. Arasomerwa cyangwa yego arasomerwa. Arafatwa icyemezo cy'urukiko niba aburana afunze cyangwa ku ifungwa by'agateganyo uko babyita iminsi 30. Nzungu we Nusubu hari Kazungu n'ibikimba baza oyase abagiye baragiye nyine Imana bahiruhuko ridashira niba ariko nabivuga. Imana batuza heza. Imiryango yabuze abana babo Imana bafashe kwihangana
naho kazungu nawe ntabwo ariho nawe ariho atariho wigeze ubwira abantu ntazagira uwacumuza mu nkuru twakoze ubushize abwiye abantu uti hari ibyo nibuka ibyo nakekaga plito ati ubiza mfashe muri commentaire hari feedback nta wamfashe muri commentaire ahubwo nafashijwe kuri telefone abantu barampamagaye barambwira bati natwe twabonye kazungu ari uriya mugabo neza niba atari umwana we ni murumuna we niba atari murumuna we ni umwana wa se wabo nta kuntu bataba bafitanye isano ndababwira rero abari hafi y'uwo mugabo nyine ndababwira ati mumbabarire mugerageze mundebere imyitwarire ye ukuntu imeze naratunguwe nyine kuko nawe ni umuntu uri navuga gutera hari ba bantu baba bari arrogant bagira bwa bwiyemezi yego biyumva nyine kuntu sinzi niba nakuvuga hari umunyamakuru ukunda kuvuga ukuntu aziranye n'abantu bakomeye ndamuzi ntabwo numuvuge yego kanaka turaziranye kanaka arabizi nawe urumva abantu bameze gutyo yego ntabwo nzi indwara baba barwaye psychologically cyangwa se iki ariko bigirira akantu nyine ko kuvuga ko baziranye n'abantu bakomeye yego uwo mujama rero wa Kacyiru nawe ari muri bene abo bantu kuko aninjira muri quartier twe tumumenya muri za 94 yavugaga abasirikare bakomeye abanaga nabo wumva hano nabihurije uraza kumva impamvu nabihuje hanyuma ndababwira nti nyine umuntu wamamagaye ndamubwira nti uze kundebera imyitwarire afite wenda nkana ari kuganirira ese aravuga iki kuri kazungu ko kazungu ni sujet yego iri kuvugwa mu makaritiye mu mamodoka ubungubu umukobwa asigaye yavugana n'umuhungu akamubwira ati wansuye ati mbabarira utaburi kazungu wabonye n'udukomedi batangiye gukora yego guess what uwo mugabo yari arimo kwigamba avuga ukuntu azina nimero za kazungu abantu azifite yewe ati n'umuntu wanjye ati na nyina akagenda atanga details amuzi azi n'ahandi n'ahariya yabaga azi ibintu byose arihita ngo anavuga ati iriya nzo bafite nanjye niyo nari mfite nkiri mutoya ariko ninkubwira ngo barasa sibyo yego ninkubwira ngo barasa wumve kwagusa sibyo kutari ze nakubwira ngo iki ubundi mu Kinyarwanda turavuga ngo abantu barasa nk'intobo yego intobo iyo uzibonye hariya se ari nyinshi ujya ngo wapfa gutoranyamo ngo iyi niyo nari mfite iriya niyo nari mfite ziba zisa na foruma imwe nabo rero niko bimeze ubwo rero navuga nti iranzo biri nari mfite nkurikije n'andi makuru nyine yagiye avugwa yuko ngo umudamu uriya mugabo bavugaga yuko wamureze yabwiye abari bagiye kujya kumusura niba abari bagiye kumusura niba ari abari barimo kubazwa muvuge yuko mubasobanurire neza ko tutamubyaye ko ari uwo twareze twatoraguye sinzi niba yarakoresheje hoteli ariko byumve gutyo yego birashoboka cyane ko ari uriya mugabo tu njyewe ndimo gushyiraho amahirwe nka 80% ko ari uriya mugabo cyangwa ko bafitanye isano y'amaraso hanyuma wenda ibyo ngibyo ntanabitinzeho cyane ngahita mvuga ngo nyamuneka abagabo mubyara abana Bisembikizungerezi ninde se utarabaye ikizungerezi ninde utarabaye ikizungerezi ni inzobe yanjye ngo yaravuze ngo ni inzobe yanjye ngo niriya nzobe afite ngo niyo nari mfite nkiri muto amabera yikoze ntaronsa abashakisha umwirondoro wa kazungu rero naho ngaho bahashakire yewe ntago mvuga wenda ngo bahashakire mu nzira ki ariko bavuga bati ubundi uriya mwana kugira ngo agire ubunyamaswa nka buriya bwavuye yego sinabikubwiye nakubwiye nti
ntiwasanga wenda yarabyawe n'umugabo akamuta barabimbwiye bikarangira arimo gushakisha imyirondoro nawe ubwo atiyizi yarabitubwiye kandi ibi ngibi ndagenda nkabijyana kuri Kazungu nkongera nkabyigaruramo nkibuka imbyiyumvo nabaga nifitemo mbere y'umwaka wa 2009 mbere yaho najyaga nibaza ndi wande nduwahendi ikindi numva meze nkajyana natekereza base ndi ikimanuka ndi wenda nkabona mu muryango wo kwa mama harahari ariko umva iyo udafite identity nyine ntabwo uba ufite identity byabaga bikomotse kuki kuri wowe byabaga bikomotse ko nanjye ntagiraga papa ntari narigeze mumenya ntari narigeze murumva hari n'umuntu uvuga ngo donc nka 2012 nibwo umuntu yari yarigeze kumbwira ngo papa wawe abahanana cyangwa se imiryango yabibahanana ariko nyine ndanabishitinga ndavuga ntago nshaka no kubyumva yego ubwo ndimo ndajya hera 2014 nibwo tuguye ngo umuntu yakubwiye 2002 kuko ndibuka ko harana icyo gihe nubakaga 2002 sorry ntago ari 2012 ni 2002 yego 2002 nibwo umuntu yari yaraje arambwira ngo iwanyu nahanana muhindura umusozi nanga no kubyumva kugeza igihe 2009 ahubwo aribwo nongeye guhura nawe akabimbwira neza nkajya no kuhareba nkahabona yego ariko wumve ko mbere y'iyo 2009 numvaga nta bumuntu bundimo ntago najyaga numva sinzi ntago nzi ibintu nta nubwo nibuka neza santima nabaga mfite ku bijyanye no kuba wondiwe yego numvaga nakuyasimira ku buryo no kumbwira ngo ndi umwisirayeli byaranyoroheye kubyakira ariko nanone kumbwira ngo data wa twese nabyo urumva iyo myumvire uba ufite iri nayivuga gute iri controversial yego ko babyita mu cyongereza mukanya ukemera ibi mukanya ukumva bino ariko mukanya hakaza ikindi kikubwira ngo reka ibyo ngibyo urabyemera nkandi uremera donc uremera ko Imana ari data ushingiye se kuki umva ubwo buzima nari ndimo yego nacumuzwaga n'utuntu twose uzi guhura n'umupapa uteruye akana ke k'agakobwa naratahaga nkarwara nibaza ubu nanjye nakabaye narigeze kugira papa wari kunterura kuriya yego disi byari byinshi cyane ko nabonye se wenda ibijyanye n'iyo kesi wari utangiye kwivugira ati bagabo mubyara abagabo babyara abana ntibabarere rwose baba babahemukiye iriya ni roho uba utaye mu kuzimu kandi rwose ukabikora ugira ngo urimo urakora akantu keza uzabumva arimo kuvuga ngo sinjye utera inda njyenyine yego uzabumva abwira umugore ngo twarongoranye naguhonze urambaza iki inzira ari nyabagendwa uzabumva namwumvi ari n'undi numvise ariko we niba yaramuteye inda nimba ari ukubyamana gusa nimba ari iki yaho ku gihe.com ako kuvuga ikinyamakuru cy'abandi muri izi nkuru ubundi oya biya byaravuzwe ni umunyamakuru Emi wa igihe Emi ikinege bira ni ibiki mwana ako ntabwo muzi yuko uryamanye n'umuntu muba muhanye igihango mureke rero guhana ibihango n'abantu mutazigera muba proud ko mwabihanye sibyo umubiri ni ukurya ukajya kugura ku kiro ukoresha agakingirizo cyangwa se sinzi cyangwa umwiyake ariko wirinde kumukoma ku buryo asigara yataye umutwe yirirwa kubaza rusinga rukiye Clement aravuga ati nta mpamvu yo gutanga yanjye ngo ntange n'ibyishimo uramukoma akakwirukaho agasiga akamara ibyumweru nka bingahe byose akiyumvamo agombe sura mugore uburyo abavuga atakamba asaba imbabazi ntabwo wabyumvise nabyumvisha amajwi bya ni ibiki ubundi yumvisha amajwi rwose
nahanda yafite ariko rero what goes around comes around. Muraza kuba mubibona tu kibibye nicyo usarura ari niko mu Kinyarwanda bavuga nko kuvuga ngo ikibibye nicyo usarura cyangwa se nyine uruciramo kasoro gatwara nyoko cyangwa intarutse y'amantuza byose birimo. Ubundi biriya bijwi byaje gute ramajwi ugira amaze igihe buriya kera yigeze gupostingwa na super manager kuri YouTube. Super manager hari amaze igihe akozanyaho na Emi ahita rekura amajwi y'iminota 16 yatanzwe nande se buriya yatanzwe n'uriya mugore kuko niyo bari kodingaga ntabwo uriya mugore byumvikana ko yamututse. Ari ukuntu umuntu muhamagarana agahita atangira kugutuka noneho akagutuka utashyizeho record yego ugahita ushyiraho record wumva ko abamwinginga ngo ngera untuke ngongera ngo se ngo untuke ngo ariko ngo uratinyuka gukanuka no agasubiramo bya bitutse ya ukanyita umukecuru ngo mama wewe umwana muto ngo ukanyita umukecuru n'ibindi kugira ngo arebe ko yasubiramo bya bitutse yaramaze kumutuka. Mana yanjye bagabo mwagiye mutworohereza koko ahubwo se abagore mwe mwagiye mutworohereza none ubwo zirari ingaruka zo kuba abagabo ari bake abagore bakaba benshi. Neza ubwo umugore bagiye kwiteneka kuri uwo munyamakuru akageza namusaba ko ngamutuka n'ibiki amubwira ngo umwana wange azakura ngo atwite ariko uzwo muri video ngo none mwita zabone se no wakarere yatwite yari uwo munyamakuru nyine urumva nukubera ko hano harazamo ikintu impact yuko abagabo ari bake abagore bakaba benshi. Cyo ni kimwe none abagabo nabo bazi ko ari bake ubwo nyine no kuvuga ngo ahantu hose agize abazi ko afite faveur akinguriwe umuryango mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ubundi hasigaye kukurya roho bikoroha cyane kandi ntabwo umuntu mwaba mutagiranye imishyikirano igera mu rukundo ngo wongere kumuhamagara kuriya. Niyo habaho kugura cyangwa se kugurishanya no kudandaza amagara ariko no kuvuga ngo umugabo kugira ngo agere ku byo yifuza hari imitoma atera. Yego igurata nibyo kugira ngo ntago waba utateye imitoma umuntu ngo narangiza guhamagare kuriya. Igisabisho ugomba gusabisha amagambo runaka tukanababeshya urukundo byo bibaho pe no kumwigisha ukanamwizeza ibintu byinshi. Kwa mugore nawe arakabije arabeshya ngo baramusindishije ko avuga ukumva ko ari umuntu mukuru. Ese umuntu mukuru batasindisha none se bagusindisha gute uri umuntu mukuru? Hoye regari igihe uri kumwe n'abantu bize uvuga ngo nabaja ubuzu dushobora kuba turi kumwe turimo turasangira mugwi. Dore nicyo gituma nk'ikirahure kimwe netandekeraho tugasangira ukana kimwe icya kabiri nanezere umujinya ukanyica ngahita nsukamwe amazi ntango bitana oya gusindisha umuntu ntago bigendera ku myaka. Njyewe reka ngo ntago bigendera ku myaka nese uko twaba turi gukurira iki? Oya kumusindisha amusindisha babyita gukurira ubusarere ibyo ngibyo. Oya kuba byabibaho byabibaho niba umuntu ashaka kugusindisha akagusambanya sibyo bivuze ko anytime yanakura agakingiriza akakwanduza cyane rwose ibyo birava. Bivuze ko ushobora no kujya muri hangover bivuze ko sibyo bivuze ko ashobora no kukurya selection ntuzanabimenye cyane rwose yigo no izo byo rwose byo ni nzazinywe Uwiteka nawe nangiye kuzinywa zankure ku isi ntacyo nzaba nyamaza. Buri muntu aba yiyemeza akagira icyo yiyemeza. Iyo wiyemeje kuba gatebo yorivu gute bakunywesha inzoga bakagusambanya uri umuntu w'umugore. Erega bino bintu by'uburinganire buriya nabyo byazanye ibintu byinshi kandi byatangiye mu by'ukuri atari bibi. Twese turareshya ibyo wakora nanjye nabikora bikarangira uko unywa inzoga nanjye ariko ndi kunywa inzoga right. Bikarangira abana b'abakobwa bari kunywa inzoga kurusha basi kubera ko bumva ibyo abagabo bakora nabo babikora. Okay sawa rero nibwo bizajya birangira muri mu guhamagara muri telefone mwinginga ngo waranzindishije uransambanya ahubwo wagize Imana baragusindisha agusambanya ari umwe. Niba ari uko bimeze mureke mwisonere ibyo ngibyo ntago ari iby'i Rwanda by'umugore unywa bikarangira bamushyize mu buriri atamenye igihe yabugereyemo. No twiyubahe twihe agaciro. Yes icyo nicyo ntabwo wahagarara ngo ngira ngo njye ngo uzansindisha unsambanye hawo ahubwo iyo maze kugashyiramo none nibwo mpita mpinduka ingwe none ufunga umweko ingwe y'ingore noneho nkahita mvuga ati ubu ngubu nikiri bumbeho kiritirirwa rino cupa babarira umufatanyacyaha ari hafi. Reka nkubwira niba
Rome reka ngwe niyo turi kurwanya karande sibyo ukaba uzi ko muri famiye yawe hari abantu inzo sibyo ni wowe wo gufata icyemezo ukavuga ngo njyewe noneho ahangaha ntago inzira nzayica yego yes kuko ntago warwanya karande uvuga kuyirwanya mu magambo gusa no handi barimo kukubwira abapasiteri bakora impanuka banyweye amayoga nibiki ntabwo ushobora na gato kurwanya karande wasanze mu muryango ukomeza kugendera mu ngeso abo muri uwo muryango bagenderagamo never ntabwo wabyumvise se ko bagiye bakora amagisida banyweye amayoga ntabyo wumvise ripoti ziri gutangwa Uganda ubwo urahita wumva aho mvuze nta mahane nshaka nawe wabwenga amakuru azaza muzayabona murenge icyuya kibarenge icyuya kizabarenga yesu we icyuya kizabarenga barenze umuhanda basinze wallahi tena umva muhaguruke musenga Imana mu buryo yemera apana kuyisenga mu buryo mwebwe mushakamo kwemeza mw'abantu sibyo yego ugahagarara ukavuga uti kubera ko abantu bose bazi ko adepera ari ikirahure cy'amata okay ntabwo umaze iminsi ubyumva bya byose mbikurikira ndimo gutotora ibyatsi ndimo kuvanga amawire essentiel ndimo gukanda ibiki nongera nk'ikirano bana telefone biri hariya internet hano ni full mukoko nkabyumva byose kugira ngo mbumve numva uburyo murimo abanyarwanda murimo kubashyira ku mushito mubabeshya abantu bagiye ku mushito ngo murengo ni mwebera mweriki kizamatsiko kumenya hano byaturutse ndaza kubikubwira inyuma ya kamera ariko abadukurikiye bo ko babona umwanya wo kumva inkoranyambaga bazi ibyo ndi kuvuga ibyo ari byo nanjye ndi kubyumva oya kandi uri kuvuga ngo ucita amatsiko suruse naho investigation kuri accident zigomba kubera none se uzababuza gutanga ibyavuye mu iperereza se don't drink and drive yes it's a mistake aho ngaho ubwo se uzababuza nabo se uzababwira ngo mwibivuga ndagagaye mugwi uzaza hano ucecekeshe ushaka gutanga amakuru ucecekeshe uhasohotse ushaka kuvuga ukuri umusebye umwandagaze ugire gute ariko ntago uzandagaza n'inzego z'iperereza z'igihugu cyabereyemo impanuka cyo ni kimwe ubwo navugaga no kuri bari abantu babyara abana bakaba harya wa munyamakuru rera witiriwe wa Melody mwarakoranye ntago nigeze nkorana nawe ariko turaziranye sinabivuze nabyo bakansarana yego nanabivuze muri commentaire narabivuze mu kiganiro hano bahita bavuga ngo oya ngo mwana ngo adeni ngo zarapimwe ubwo se munsi zapimwera ngo zarapimwe ngo basanga ariko umuntu muzima uz'ubwenge sibyo yanga umwana oya uziko ariko murimo no kwibuza imigisha yego uziko abaye atari uwawe burya wanamufatira icyo ukakirininga image yawe muri rubanda yego ubuse nibiramuka bigaragaye ko ari we none nimbase umugore yaramubujije umugore sa kubuza ijuru nkande reka kwakira umwana n'ukwakira ijuru mbabarira urugo n'ijuru rito iki urugo n'ijuru rito barakubeshya barakubeshya ni nayo mpamvu ngewe wiriya ntago nemeranya n'abantu ahemukira umugore umwe kugira ngo ashake undi uwo nguwo ugiye gushaka uwo nguwo agiye kukubuza ijuru yego wakagombye kuba ukomeza ubanza ukita kuri uriya mugore mwagiranye ibibazo washaka n'undi nawe bagafatanya ahubwo kukwitaho nawe ugafatanya nabo kwita donc mwikita nawe kugeza ubwo roho zanyu muzazigeza imbere ya Nyagasani mutamwaye ariko umugore ngakubuza kurera umwana wabyaye intanga yawe hari ubwonko bw'abagukunda oya ubundi ni gute ukunda umuntu abakunda ibyo muhuriyeho ubundi ni gute ukunda umuntu sibyo ni gute ukunda umuntu ukanga intanga ye bishoboka bite nikurimo se kuyikunda ni gute wakunda umuntu ukanga amaraso ye wikurimo uyikuramo kuyikunda inanga si kuvuga inanga kugira ngo bigende gute ngwinye intanga ikurimo ko uyikundayo intanga ikurimo intanga ikurimo ko uyikundayo ari inanga nimwe bacuranga intanga ni
urubyiruko mwe bantu mwirwa Inanga muvuga nivuga ngo kuri ubu inanga munsi. ngo inanga ngo inama ngo nago ariko ukabona yanabyanditse we njye ntabwo nyambyandika nta kintu gihari Nta twegerega gihari. nta bintu byinshi tugira hano ishwi nta kintu gihari ubwo ni nta ubwo dukoresheje nta ibishingwe nta kintu gihari ni abantu baba baje gutwara ibishingwe umuvandimwe bishyuriraho ibishingwe urumva ibyinshi ngewe mbikoramo ifumbire hari umuvandimwe bagiye kwishyuzaho ibishingwe arabwira ati injira hano hose ureba ati kawunga nijya kuva kwa mbere kujya kwanga yigira ibishingwe urumva twebwe abana ba hano bakunda umuceri kandi umuceri nta bishingwe kandi sinkigura ibintu by'amasosi tomate ibintu by'amabiswi hari ibintu byinshi ngewe ntakigira ahangaha niyo bibaye ngombwa yuko dukora ibintu by'amafarini turabyikorera yego cyakora wenda buriya mu gikari ntihabuze nk'udushishwa tw'amagi nkatungaye ariko tuba twabyishyuye nicyo cyiza cyacu nagira ibishingwe ntabigira ngomba kwishyura noneho niba mpasi ikirayi nkahata na kokombure ngahata wenda n'umwembe ibyo ngibyo ntabwo nabiha abatwara ibishingwe bikareka ni agafumbire mbishyira mu ndobo nkarenzaho itaka ngashyira munsi y'igiti nkarenzaho ibyatsi nyuma y'igihe runaka narashyizeho n'ivu bigahita bihinduka agafumbire ngahita nteramo igiti abagore bagomba kutubuza umugisha abagore bakubuza umugore ntazakubuza umugisha ntazaguteza umuvumo wo kwanga umwana wawe umuntu kugira ngo ukunde ngo ushimishe umugore gute se urashimisha umugore urakaza imana uyibabaza urashimisha umugore ubabaza amaraso yawe utekereza yuko ibyo urya n'ibyo unywa wishimisha n'ibyo ugiramo byose amaraso yawe arimo kubabarira hariya hari amahoro we wagira kanye mbihorera adene bazazipima buryo ki umuntu aba yarakuze utazi papa kandi papa hari muri uyu mujyi urumva ntabwo bikwiriye gukomeza kubaho muri 2023 ni ukuri njya nshyigikira ibiki nkagerageza ukuntu ngoragoreza ibintu nkagira gute ariko nibasanga uriya mwana ari uriya muhungu bazabirebe kabisa ko basanze ari bashaka uburenganzira bw'uriya mwana ko ngo basanze ari we hazamo ibindi bintu bikomeye ibihe bintu bindi uriya muhungu bivuga ko ngo uriya mugore yabyaye afite 17 yabyaye afite 17 ewe urumva ko yasambanyijwe afite 16 ese ko icyo atakurikiranye ngo icyo cyaha gisibanganye none se yagize ngo iyo afata umwana akamurera akamwitaho sibyo nk'uko bikwiriye izo ishu zindi zazamo se oya ntago zazamo niko bivugwa ariko ntago biremezwa ariko umukobwa yivugiye ko ngo yavutse muri 98 mu kwezi kwa mbere kuri 15 akabyara 2015 mu kwezi kwa 9 ndumva gusa iyo myaka ntago igeze 9 bibiri uvuga ngo 2008 yari afite 10 2008 yari afite 10 2009 11 yego 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 nibwo yabyaye nyine abantu nibatazajya bamenya ubwenge ubundi umunyamakenga yaje yabonye ibi bije arabyikinga sibyo ariko rero umunyabwenge buke arabireka akabijyamo hanyuma agatwarwa nabyo niko bibiri ivuga cya gihe babaga barimo kuvuga bati byagenze uku uribuka ko hari n'igihe hasohotse n'amafoto barimo bamwerekana yuko afite n'ikindi cyuki n'ibiki niho yakagombye kuba yarafatiyeho umwana akamurerana n'abandi umwana akamurerana n'abandi akamwitaho cyangwa se akita kuri nyina nyine uribuka igihe bavuga ngo yaguriye umugore imodoka ko ari nabwo hongeye kuzamuka andi magambo abantu muri komantere bavuga bati urimo uragurira umugore imodoka ya $1,000,000 kandi umwana wawe ararerwa na rubanda yego nibiramuka bisanze ari uwe rwose ubwo ushobora kugenda nabi simbizi ntago ngewe kuko nimba aramutse ari uwe bagapima ADN bagasanga barahuje
bakareba mwirangamira agasanga umwana w'umukobwa arafite imyaka 10 kuko kigiye abyara adarafite imyaka umwana se bazamuha bazakoze ku buryo se ubwo wenda baha umwana uburenganzira umwana akarerwa akagira gute wenda rega zira n'imbaraga igihugu kiba kirimo gutakaza umuhanzi se ntasora harya abahanzi barasora ariko se gusora byavuga yuko icyaha cye cyatwikirwa ra icyaha ni icyaha iyo ukoze icyaha uragihanirwa hano mu Rwanda igihugu kigendera ku mategeko mbega ngo karabyimba we byarandenze nge icyo bita karma is a bitch ntuzanakinishe karma n'umuntu wundi munsi ujye utwara ibintu gake Bibiliya iravuga ngo nuzajya ubona ufitanye ikibazo na mugenzi wawe ujye umusanga mu ikiranure ataragushyira abacamanza ngo bagukatire bakujugunye mu nzu y'imbohe nta soni ntunusi umuvandimwe wawe ubwo ni umwana wawe amaraso yawe buriya birarangira bite naho Imana se tuzatuvuga ngo naho Imana kandi abantu barakoze ibitashimisha iyo Mana kuko se none se ugwabisobanura Imana nari umunyabyaha ubundi reka nkubwire tureka amarangamutima sibyo tureka amarangamutima yego turebe ku mwana uri muri situation nk'iyo uriya mwana yari arimo kandi se ntacyo abuze ashwe bayeho nabi kugeza ubwo umunyamakuru yo kabyara Imana imugirire neza imwiteho imusubiriza aho yakuye sibyo yego yitanga agafata umwana akamujyana akamushyira mu bana be murebe situation iri hanze ahangaye ubuzima ukuntu burimo kugenda ukuntu igihe cy'amashuri kigeze ukuntu twese duhangayika tugahinduka ibishushungwe dushakisha ukuntu abana basubira ku ishuri nese birakwiye koko tuvugishije ukuri wa mwana kandi akaba akeneye uburenganzira avuga ati mwanzanye ku isi mwebwe ntabibasabye ubwo rero izo ntuza zacu izo nkoresho abagabo batunga abagore bakazikunda bajye bagira ukuntu bazijera nyine bazigestion agabaniremo hagati none nigeze kubivuga ndimo kuvuga ku bintu bijyanye no kurwanya inda zitateguwe igihe havugaga ko ngo abakobwa 17,000 batewe inda zitateguwe ndavuga ntigisubiza ariko barakiri ku bagabo surse abagabo nibo bafite amasohoro atera inda nibo bakagombye kumenya ukuntu bayajera abakobwa b'imyaka 17 ntibabyare abakobwa 17,000 b'abangavu bataragira imyaka 18 baterwa inda bikorwa n'abagabo abagabo bafashe ikibazo bakagishyira mu maboko yabo bakamenya ko ari ikibazo kibareba cyakemuka nk'umwanya nkawo guhumbya cyo nanjye ndacyemeye ku barengeje imyaka 18 ntago nshaka kubitindaho uwo ngo yifatira icyemezo sibyo mu burenganzira bwashobora no kuvuga ati ngiye ku myaka ya 33 cyangwa 34 numva ntashaka gushaka ariko mbonye ahantu umuntu mbyara abana umwana umwe cyangwa babiri narekeraho ibyo ni uburenganzira bwe mu bukure bwe cyo cyemeza akacifatira ariko urajya gutera umwana w'umukobwa inda y'imyaka 17 wabuze umugore wabuze umukobwa mukuru bagabo twirinde 25 noneho ukanabikora wamara kubikora ugatangira kuba nyamwongera bibi wanga no kumurera oya aho ngaho nta mpamvu y'inyoroshya cyaha mbona kabisa ngewe I'm sorry twese turi abanyamafuti nanjye ntago ndi umwere wenda nanjye mfite amakosa yanjye ariko nta mpamvu y'inyoroshya cyaha mbonamo ntayo yari kuboneka wenda yaba yarafashe umwanya akavuga ati okay abadivantiste nibo bavuga ngo banzuye hayo waniye hari iyo ndirimbo urayizi kuko narakumvishije yaba yarabanje guhayo yaniye rero sibyo agasubira inyuma nyine akamenya aho yaneye yahatwikira yacukura agataba yafata umwanya akabyitaho nyine akabishyiraho bigomba kujya ariko ntibyandagare urandagaza umwana kweri
umujyambere umwana w'ejo hazaza ejo hazaza azaba ari we mukuru uramutswa runo Rwanda. aha urwo rubyiruko abo bana turimo kugenda tugira gutyo kandi birahari byinshi nuko wenda kiri hari ikiba cyamenyekanye ko uri ari umusitari. Uzi kurera abana imyaka 5, 10, 15 isa adashobora no gukandagira imbere yawe nakubwira ati byibuze barangana bate. Ahubwo ajya ahantu akikinga ku gakiyosike akabona umwana we ukuntu arimo gukura. Sawa sha. Nibakomeze bakunderere. Igihe kizagera nze kureba umwana wanjye. Kongera agakunyura akajya muri nuza. Akajya mu bye. Hari n'uwonzi wajyaga ajyana imodoka. Gaparika hafi y'ikigo. Agacekinga ku mwana yiga neza. Agacekinga ku mwana yiga neza atazi n'ukuntu arara. Umwana yasohokana n'abandi agahita murembuza akamuha amakeke akamuha amandazi akamuha za fanta baga yagize. Umwana yataha mama akabona umwana ntashaka kurya. Kumbi papa aragenda akajya ku ishuri akamutegera mu nzira. Azinzira umwana anyura amavuye ku ishuri. Urwo duhura na rwo uraruzi. Shanago mworoherwa byo. Reka twisimbukire abagabo twitekerezeho tumenye igikwiye dukora. Murera abana mu byara. Niwumva udashobora kubarira ugiwe. Nanjye shana ukureke Imana nanjye najyaga ameze inguni. Ariko ubu ntangiye kugaruka. Cyangwa ugashaka wenda n'ukuntu wakoroshya ibintu. Wenda kubera icyo uziranyeho n'umuntu ukavuga uti warera ni hohoterwa riba rikorera umugore n'umwana ku mugaragaro. Wabangiye mugabo tuzibukire. Nabonye inkuru mu ijoro ryakeye numva agahinda karanyishe. Nabonye inkuru yo mu karere ka Ruhango. Wa mubyeyi y'umumama yego witwa Hitimana batemaguye nyuma y'uko ngo bamushinja ngamarozi. Kandi biriya bintu byatangijwe n'umuntu wavuze ko ngo yeretswe. Ngo yeretswe ko Hitimana ngo ari ubaroga. Yego. Kumana ishobora byose. Kuko idini rizakomeza kuduhobagiza kugeza ryari. Ibyo weretswe se wo gatsindwa bakujyane nawe. Ibyo weretswe wabyeretswe ari nde wundi uhari ku buryo turi bwemere yuko atari mu nyangire n'inzangano mwabagariye mukazi konda mukazi kizibisambo bundi zigashisha zigakura wabonye ukuntu bakizi ikawe ibisambo. Nyine igiti cy'ikawe bagira ngo gishishe hari utubabi tutari ngombwa bagenda bakuraho. Yego rero ari abantu inzangano barazifashe urumva akantu gato cyane kari gutuma izo nzangano zidashibuka neza bagakuramo kose. Ntushaka kumenya ko ari umunyarwanda mugenzi wawe, ntushaka kubona ko ari umubyeyi mugenzi wawe, ntushaka kubona ko musangiye gupfa no gukira, ntushaka kubona. Ubundi hasigaye utwo twose twakabaye tutuma umwiyumvamo ngo wumve ko ari umubyeyi mugenzi wawe ukagenda ukadushyira ku ruhande. Ubundi ugatanga ubuhanuzi kandi ngo uvuye gusenga ngo ni mwana we. Nahise nibuka umubyeyi umwe abahanuzi basenyeye burundu. Yego. Yari yifitiye urugo afite n'abana b'umukobwa we. Yego. Baraza baramubwira ngo uwo mukobwa we ngo niwe wamuzaniye imyaka mu rugo. Twako yari yarashatse umugabo bikanga akagaruka mu rugo. Arabanza yirukana umukobwa we ajya kwangara. Ajya kwirwanaho. Yego. Bidateye kabiri babahanuzi baragaruka baramubwira ngo umugore baturanye ngo baturanye niba ari inyuma mu gikari niba ari ku marembo ngo niwe umuroga. Ngo ibyiza ngo iyo nzu ngo azayigurishe ngo kuko ngo buri gihe ngo ntari bumwimure uwo muturanyi we. Noneho ngo ibyiza ngo nuko yagurisha iyo nzu yabagamo ngo hanyuma ngo akimuka uwo murozi. Si ibintu byamubayeho. Itangiye ahubwo gupanga kujya hanze. Urumva? Yego. Byarangiye mukuru muri uko gupanga kujya hanze akubitana n'abatekamutwe bamuha forgeries z'inzandiko za visa.
zo kujya niba ari mu Bwongereza niba ari muri Amerika. Bisanze ku kibuga cy'indege mu Bubiligi bakoresheje nyine ubufaranga bwa yanzu. Bisanga ku kibuga cy'indege babavumbuye yuko impapuro bafite ari impapuro mpimbano. Yisanze uwo mukecuru nyine yisanzwe ari kugarurwa Kigali no kuba muri loge kuko inzu yamaze kuyigurisha, bikozwe n'abanyamasengesho. Kuko nyine araza akakubwira ati no kugira ngo inzu zabo n'umukiriya ubunyingi ugomba kuyisengera, kandi kuyisengera uzamamo 10%. Akaba kwema 10%. Kwema 10% se mu giciro cy'inzu hasigara iki? Kandi ugomba gukuramo niba ari na 6%. Nibyari kera cyane. Numva ari muri za 99 cyangwa 2. Ibyo byabaye. Gahibaze. Kugeza ubu ngo amakuru yo mukecuru ntayo tuzi. Ndi nawe ati neretswe. Mugabo wanjye neretswe ko ndi nawe araza munuza mu barya baba bameze gute barimo guteta ku bagabo babo. Niba ari guteta ku bagabo babo. Ukuntu baba bahwereye. Ndabizi se ngira umugabo. Nta mugabo ugira. Kaze mbikubwire. Kaze mbyigane nubwo bwose ibyo bintu ntabyigeze. Ariko sheri sikuriya Hitimana Dafroza ari uturuka. Rwose urana uturuka ni utwohereza amahembe. Nabya bijanga ujya wumva birarabirira ni wowe wabyohereje. Ayibaze sha. Umugabo ati umugore wanjye rero kuri mugore tumwikiza. Icecekereshe wanjye. Mbese nibyo. Tina ya modoka yacu yagonze niwe. Tina yanzu rwose buri herutse gusambuka niwe wari wabikoze. Umuyaga waraje usambura amabati inzu ahantu mutuye n'abandi zirasambuka, ariko yanyu byakozwe na Hitimana. Ariko shuri uziko buri ariyo mpamvu rwose na wa muntu twakopye amafaranga yanze kuyatwishyura uzi yuko ari uburozi bwa Hitimana. Ariko uzi yuko buriya rwose agahwera agahinduka igishushushungwe. Umugabo nawe akavuga ati mugore wanjye ndabizi ntacyo utampaye nzakwicira umurozi nzamukwicira. Aragenda amushyira ku nkeke. Uzi ko mugore yari amaze no kwishinganisha kuri ribu. Arishinganishije byose birarangiye, umugabo baramufunze bati kuki urimo kuzengereza mugenzi wawe. Abakozi be nibo bamwishe. Imagine baracoca. Ubundi buno butaka duhagazeho nubwo tubukunda ari bw'igihugu dukunda, ariko bazarebe neza niba nta bintu by'iminuza bihari, by'imivumo bihari byinshi. Kandi kuko nkunda kuganira n'abantu batandukanye bava mu bihugu bitandukanye, cyane cyane ibya Afurika. Mu Rwanda niho habe utu tuntu. Naganiriye n'umuntu wo muri Tanzania, sibyo? Arambwira ati biriya bintu byo kuvuga ngo kanaka ngo bamuketseho uburozi bakamutwika. Twarabirwanyije ntago byongeye ati kandi byakorwaga n'abantu b'idini. Nganira n'umuntu wo muri Bene. Urumva? Yego. Ni sinzi niba mukunda kubona abantu b'abakomediye bavuga ngo nyine nk'ubu ngo bakaza agatwara ino telefone yagera hirya bakamubwira ngo ni y'umubenino agahita yigarura. Namaze se biriya bintu biba bimeze kuriya mundi mubitwara gute? Ngo iwacu habavodu nyine ngo abantu nabo barabizi. Urumva? None se ntago bajye bafata nk'umuntu baketseho iyo vodu ngo babe bamutemagura cyangwa bamwica cyangwa babe bamugirira nabi mu bundi buryo. Bamuketseho ibyo bintu by'uburozi atereka reka. Ubukristo bahariya bukagira imyemerere yabwo. Abavodu nabo bakaba hariya bakagira imyemerere yabo. Kandi noneho akenshi na kenshi hari igihe usanga wa wundi wa mu bukristo yagize nk'ikibazo akajya kwiyambaza abo muri vodu. Hariya ko ari umuco nta n'umuntu ujya ubitindaho. Ati unone se ati wibwira yuko wakwambura umuntu isambu ukayimuhuguza
ukazayihingamo bikera yahinduye ubutayu se ati abantu bo muri vodo bahita bahindura ubutayu bipfa kuba bigaragara yuko we wayimuhuguje ibyo ngibyo ntabwo iwacu bihaba byo kuvuga ngo wambura umuntu ibintu bye ukabyifunga ukabikoresha uko ushaka ati ntabwo ibyo bihaba nka ya komedi ya Nyakso ngo basaba guhindura abantu ibijumba bajya bahindura abantu ibijumba mugwi ni hatari ntabwo nayibonye ndumva twanibwirira abantu yuko hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse n'abatwumva bari mu mahanga uwifuza urushya gutwara ibinyabiziga yagana Teacher Clement mwarimu Clement akamufasha kubona izo mushya mu buryo bworoshye urw'agateganyo ni iminsi hagati y'itatu ndetse n'iminsi 7 urwa burundu ni hagati ya 15 ndetse n'iminsi 30 yonyine uramusanga i Nyamirambo mu cyapa cyo munsi ya tapi rouge ubwo ni icyapa kimanuka kimisagara Nyabugogo cyangwa umuhamage ku 0788 48 37 22 ubundi Teacher Clement aca impaka n'abakeneye kwiga imodoka nk'ubu ufite umwana ukeneye kwiga imodoka ni ukubanza akishakira provisoire wenda akavuga ati n'amafaranga yo gukorera uruhushya mfite ndashaka kwigira imodoka gusa aragenda bakamwigisha agakora provisoire muri ya misi nyine 3 ndetse n'iminsi 7 yamara kuyibona akavuga na mwarimu Clement akazajya mwigisha imodoka yaba automatique cyangwa se manuel abikora mu gihe gito kandi ukamenya nk'umunyamwuga wazabona amafaranga yo kuba wazishyura uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwa burundu ukaza ugakora ikizami urishobora ko ayo mafaranga azaboneka wamara kurukuramo ugahita umwishyura urumva bitoroshye biroroshye cyane ahubwo tanga nimero bazajye bayihamagara cyangwa se bamwoherereze message bamwandikire kuri WhatsApp arasubiza ni 0788 0788 48 22 ukwezi kwa 9 buri mwaka ni ukwezi abashaka kujya mu gihugu cy'isezerano niko benshi bakita ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika by'umwihariko biciye muri green card nibwo batangiye kwa applyinga green card application ubu yatangiye Global Link Education Services barabikora nabyo nimwe muri company ziri gufasha abantu mu kuzuza ibisabwa kugira ngo bakwemere sasa rero ibintu bagenderaho ni tombora ariko igira criteria zigenderaho hari uburyo wafashemo ifoto ifoto yego ifoto bagira karite yayo uko bireshya ukuntu bureba amatwi ukuntu agaragara bagashyira muri bya bintu nyine bagakaraga hari uburyo bafatamo iyo foto yifashe nabi ushobora kubura amahirwe nyine wabanza umbwire niba bareba amashuri bareba angana iki amashuri iyo bigeze ku mashuri bareba 6 yisumbuye cyangwa se iyo utize bakagufata bareba experience ufite mu kazi yego urwandiko rwa ni abaruhabwa n'umubosi yuko wakoze hanaha gutya tinakoze imyaka ingahe nkora hanaha gutya no amadokima atagorana mu gihe bagufashe kugira ngo ugende amashuri guhera kuri 6 kuzamura ugenda wuzamo ikiciro iyo bikora rero n'umuntu w'umuswa utabizi neza hari igihe yamahirwe agusiga inyuma ariko Global Link Education barabigufasha warabyigiye okay ureba aho se basaba kumenya indimi indimi ziki niyo waba utarize na bya biganiro bya bizamini bitangwa niba ya interview se hari bizamini amatoferi niki oya ayo namerwa bakwira kujya kwitira muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo waba utazi kwandika izina ryawe ngwino we applying gusa amahirwe asekera abantu nagusekera ariko nje nigeze kureba ikiganiro cy'umuntu avuga ko iyo ugeze hariya ni nko kuguta mu ishyamba bakigendera aya hari abantu yetuziranye bariyo ariko nta muntu uguha ngo ibintu ngo byo kukumenyerezayo bagufasha mu buryo bwo ubona working permit baguhaho gutura ukigerayo barahaguha yego mu gihe wazabashije neza ko ntawe baguha oya biriseriye baragufasha ukigerayo nimba ari igihe cy'umwaka uri igihe cy'imyaka 2
udatuma mpamagara umuntu wanjuriyo muhamagare nangaha simbizi ariko ibyo bintu njema numva bakagufasha gukora numva ntanabidije noneho rero nk'iri nk'umukuru w'umuryango mugwiza nkawe gutyo kumeze ka playing wowe abana bawe bose yego nk'umukuru w'umuryango guhombye ibihugu igihugu cyanjye cyampaye amashuri cyaranyigishije cyampaye nyine ni ukuvuga ngo education cyarayishyuye none ngiye kujya gukorera ahandi abari bo nkorera none se basi Amerika hari ukuntu igisorera ibihugu byavuyemo abantu ntago mbizi hari ikintu aho aba bantu baturutse ntago mbizi ariko reka nkubwire urumva kubyara umwana ukamuha amata ukamukuza umwigisha gusoma no kwandika ukamugira agatangira no kumera bya bindi abantu bose bamera kugira ngo babitwe abakuru yego warangiza ugahita umufata ukamutwara baba baguciye amabere simbizi ngiye mu mitekerereze yanjye mba numva okay ubishaka nagane Global Integration Services bamfasha muri application ya Green Card ni Maison Trésor haryo tutabasha tutagomba gutekerezaho cyane mumbabarire mu buryo bumwe ni Maison Trésor cyangwa muri foro ya kabiri cyangwa uhamagaye kuri 09 20 54 032 nibutse n'abanyeshuri ko 079 079 20 54 032 nibutse n'abanyeshuri yuko match intake application ushobora kujya kwa applyinga by'umwihariko basoje amashuri yisumbuye uyu mwaka bafite discount ya 30%. Nibutse ko dufite na ya full fund scholarship mu gihugu cy'Ubushinwa aho wiga kuri buruse y'ubuntu bakagona amadolari 300 agufasha kubaho bitewe nuko urimo kugenda uperforminga. Ibihugu abantu bashaka kujyamo nibihe dufite mu gihugu cy'Ubushinwa, tukagira muri Poland, tukagira muri Sweden, tukagira muri Cyprus, tukagira gihugu cy'Ubushinwa muri China, gihugu cya Polonye, gihugu cya Sweden, mu Bushinwa, muri Cyprus, Chypre, muri Australia, muri Singapore, muri Russia, Burusiya, muri Canada, ni Canada na Russia, Bwongereza, England, ndetse no muri Great Britain, no muri Turkiya, no muri Turkey. Ubwo ni muri diploma, muri degree nka diploma, bachelors ndetse na masters. Dusanga aho ngaho cyangwa diploma ubundi ubwo ni yikurikirana na nuza na diploma isanzwe ya 6 ni manite. Diploma ni manite. Oya ni ikurikira. Ubwo niyo licence mu Gifaransa. Bachelors se ni iki? Ni baccalauréat se? Gute se kandi ataratu yisumbuye ari A2. Diploma se ubwo ni A1. Hanyuma baccalauréat ni A0. Harika sha. Ubwo nyamba tubure mwihangane. PhD ni yes. Ni PhD nyine. Masters. Sha uri muri aduturira. Kako tutabizi. Yembizi mu Cyongereza. Nge nabyo nzi. Ngingora. Harya bra masters mu Gifaransa ni masters mu Gifaransa ni maîtrise. Ni maîtrise. Ni maîtrise. Ako nanone ukabashaka gukora maîtrise mu bintu bitandukanye. Mu mibare. Ushatse wakora maîtrise muri meditation. Muri meditation. Muri meditation. Si byose. Amasomo harya araha. Arana amasomo badashyiramo imbaraga cyane. Sport bashyiramo imbaraga. Muri sport imbaraga. Ushaka gukora maîtrise muri psychologie. Warangiza ukongera ugakora indi muri homéopathie. Homéopathie surayizi. Ntago nzi byari byo. Médecine non conventionnelle surayizi. Bivuga mu Byongereza. Médecine ayurvedic medicine. Okay. Ubwo rasanga Maison Trésor
cyangwa wahamagare kuri 079 n'ubundi twabivuze haruguru 079 20 079 20 54 032 ubundi bagufashe neza ushaka ku applyinga nyine kuri green card ndetse no ku applyinga kujya kwiga mu bihugu by'amahanga ukaza tukiyubakira urwatubyaye niba ubona utazajya gukorera kuvunikira abandi genda wiguvane y'ubumenyi uze twikorerere urwatubyaye ni nacyo twashishikariza abana bose bajya kwiga hanze muze mugaruke muze mukorere urwababyaye yego ikindi mureke gushaka abantu ariko ntago ibyo byaba ari ukubagira mu mahitamo yanyu reka mbe byihoreye buriya ntago ari byiza gushaka mu moko mu ruhu mutandukanye ntago ari byiza muhuje imico ntago ari byiza si n'ikibazo cy'imico ni kuri mugwiza ubona nyine mu bice byagiye bikorwa nko mu bice bya za Maghreb abirabura barahashira hazaba metisi ku buryo bikomeje gukorwa twakwisanga n'aka gace ari abametisi gusa inyoko y'umwirabura yacitse yarimbutse ariko dukurikije ukuntu abirabura bangana n'iki gikara cyanjye si ucyazimira ushatse umuzungukazi mugatangira kubyara abametisi iki se yakimira abametisi nabo bakazabyara abandi bametisi mu iki gikara yakimira haguze ubwo wagira ngo ntabwo uri kure ukuntu gisa ndi kureba nyine ukuntu gisa ukuntu kijimye cyanyacyo ntiwabonye ko ugitangira kuvuga nahengereza ngo ndebe ko ndi gukubona bamwumviye ukuntu kera tutaramenya ubwiza bw'igikara rero cyari kera tutaramenya ko igikara burya ari cyiza wasangaga umuntu bise rukara umuntu bise nyirabukara umuntu bise nyiragakara yanakora ibishoboka byose rwose agashaka kamukorogo ngo arebe ko yagabanya igikara ariko ntabwo ibyo bigihari ariko aho twamenyeye gushishoza dusigaye twisiga amavuta yo kurya nawe se ufata ubuto ufata cyane uzagihwagara ukisiga yego ewe kuze n'icyakunukaho byakunukaho weze ko bitakunukaho nisiga huile d'olive ntabwo inuka kandi mba nayishyizemo huile essentielle njye nakuze mu rugo badusiga amamesa kera ariko shabaje ibibabi by'indimu agereka kubeshya biri kw'Imana papa dukoreraga amavuta fata amamesa ikimesa nicyo cyabonekaga agafata ibibabi by'indimu bakabicanirana noneho ya oderi ibibabi by'indimu igahita y'amamesa kumva ntabwo guhumura neza ubundi mukayisiga kitotobeka ugasohoka hanze usa nk'icyakirebe kirayi cyabiriweho n'imesa rya nyaryo twari turi i Kigali ntabwo twagejeje aho ngaho twari i Kigali ariko si byari cyane cyakora ari ikintu nigeze gukora kera nibuka twari i Kigali ku buzima butameze neza ariko iyo umuntu agifite uruhu rwiza rero mana yanjye nibuka ko iwacu banguriye ngiye kujya muri segonderi banguriye utuvuta twa Suzana Suzana iyi Suzana iriya igura 500 ya sulfo kabisa buriya kintu nkundira sulfo formule ziba ari formule ntabwo bajya bazihita glycerine pomade glycerine crème yari pomade oya pomade nayanga ya vaseline yani crème barumva no bayiko glycerine crème bakugura Suzana mvangamo n'amazi nyine niba yaramenetse niba abantu basigaye mu rugo barayatwaye sinzi uko byagenze nafashe idebe ryashizemo amavuta ya oki oki se niki usasa oki nyine ni amavuta yajyaga aza mu idebe ry'icyuma genzi usa ntabwo yakomeje kuboneka yageze iranahenda cyane nyine abantu baciriritse ntibayigondere fata amavuta rero mu idebe rya oki nsuka muri ka gacupa bita mfata na omo isabune y'ifu nshyiramo nongeramo amazi ndacugusa njya nisiga nkasa neza uri umuhanga nkasa neza njyewe nagiye kubona mbona nyine amavuta isabune ntikiri isabune n'ubuto ntibukiri ubuto byagiyemo hagati no hagati ndetse hari ikindi kintu cyabaye ariko isabune nayo yasiga umuntu usibye ko uruhu ruhita rufatana isabune iyo wongeyemo utuvuta nyine bihita biba akantu keza ngayo ngukorera umugwiza ngushimire ku mbona nabaye mushimiste kuva kera kabisa yeshimi wayikoze kuva kera zimwe yakoze kuva kera uvanga ibitavangika so ngushimire mugwiza
nanjye ndagushimiye dushimiye nyine n'abantu bakunda DCTV, abantu bakunda ino channel, abantu bakanda like, abantu bakanda subscribe, abantu mukora share, turabashimiye. DCTV Rwanda.